cyane. Uringutse umunsi. Ndishimye kugaruka imuhira. Iki cyagutunguye ukigera hano? Mwebwe. We muntu wari witeze ko atari buze ukamubona? Atari buze ni mwebwe. Mwebwe zira niteze ko muza ni mwebwe muntunguye. Umunsi uringwa gute kuba wongeye kugaruka mu rugo abandi bantu barusanzwe utabona wongeye ko? Ni ibyishimo cyane, ndishimye vraiment kuba ndi hano uyu munsi. Nari mbakumbuye, nari nkumbuye igihugu, nari nkumbuye abanyarwanda, nari nkumbuye abakristo, nari nkumbuye abantu benshi hano. So ndishimye kuba ndi hano mu by'ukuri. Ko ugenda waravuze ati nzagaruka nje mu bukwe, twizere ko nabyo bita biba. Tuzabimenya hanyuma. Ariko hariho akantu nyine ka naje mu giterane, naje muri event. Umuntu arahari? Umuntu arahari? Umuntu uhe wo kuba byaba ibiki ubukwe? Muzabimenya. Muzabimenya. Ese kuza nyuma y'igihe kinini ukora umurimo muri Foursquare, ubona wongeye gutumirwa ukaba wongeye kuyisanga, wabyakiriye gute? Mu by'ukuri Foursquare ni muhira. Bazi amateka yanjye n'umurimo twakoreye muri iki gihugu. Foursquare ni mu rugo, so kugaruka biranshimishije cyane kandi nari mbitegereje, nanabyifuzaga cyane. So mu by'ukuri byanshimishije kugaruka imuhira. Ese abantu bazaza mu giterane cya Joshua Generation bitege iki cyangwa se biteguye iki? Mu by'ukuri amatsiko bafite niyo nanjye mfite. Twese dufite amatsiko yo kuzabona ubwiza bw'Imana buzaba buri hari ahantu. Bitege ibihe byiza bidasanzwe byo guhembuka, kuramya Imana mu mbaraga, guhimbaza Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Mu by'ukuri rero ndatekereza ko bizaba ari ibihe byiza, bizaba ari ibihe byiza, ibihe bidasanzwe. Abantu bazaze turamya Imana. Nanjye sinzi ikizahabera, ariko kizaba ari cyiza. Ese nyuma ya Joshua Generation hari ikindi giterane wowe ubwawe waba ufitanye i Kigali mbere yo gusubirayo? Oya, ni Joshua Generation? Yes. Nirangira uzasubirayo? Okay, igihe cyo gusubirayo tuzakimenya hanyuma, ariko turacyafite ibindi bikorwa hano turimo gukora. Yego, hari abantu benshi bari bakumbuye ifaranga mu buryo bwo kuririmba. Ndagira ngo indirimbo yakujemo uri hano, ndagira ngo abe ari YouTube uririmbeho gato kabisa, gato cyane abantu baragukumbuye. Ibaze kuva mu ndege ugahita uririmba. Kabisa gato cyane. Indirimbo yamfatiye mu ndege ni nyinshi zamfashe, ariko yagize cyane n'indirimbo ivuga ngo begu utovugwa ganguye muvumo achonai kuzokora ngone negwe n'Imana. Ngira ngo barayizi. Urakumbuye iki kurya muri Kigali mu Rwanda? Ni byinshi mu by'ukuri, ni byinshi, ariko ikintu cyanshimishije naho twageze mu ndege hamwe bampa amazi y'Inyange. Amazi y'Inyange sinemperutse amazi ariho karakapa kanditse mu Inyange. So nkumbuye ibintu byinshi hano ntabasha kuvuga byose, ariko ni byinshi. Iki cyagutunguye ukigera hariya? Muri Amerika hari ibintu byinshi bitandukanye mu by'ukuri na hano. So ibintu byadutunguye ni byinshi. So kwisanga urimo gukorera umurimo mu bantu bavuga ururimi utavuga, icyo ni ikintu gikwiye gutungura umuntu, guhindura public wari ufitemo cyangwa se platform wari ufite ukajya hari ugafata indi. Ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko Imana yaradushoboje. Ni ikihe kintu ukumbuye cyane muri Foursquare yawe wumva ushaka? Kubona abantu, kubona kuramya no guhimbaza, kuramya ndi muri Foursquare kandi. Ntabwo uteganya kuba wakorera igitaramo cy'umurenge ukabona frank byacitse? Turabyifuza kandi turimo no kubisaba Imana, gusa ntituzi ngo ni igihe runaka, ariko bizageraho bikunde, bizakunda kabisa. Reka tugushimire cyane papa. Murakoze cyane. Utagiye gusura muri Bobo? Ibyo ngibyo ntago ndabimenye.
yes murakoze cyane mwiriwe uriyumva gute ko uje kwakira inshuti yawe Pawulo yandikiye Timoteyo aramukubwira ngo nza ngukumbura ngo ngakumbura n'amarira yawe ni ukuvuga ngo Frank twari tumukumbuye tugakumbura n'igitaramo cye kubera urukundo Pawulo yari akunda Timoteyo yageze mu kumukumbura aruha kurenga kumukumbura agakumbura amarira ye nageza nkumbura Frank ngakumbura Brageze ngakumbura turi kumwe ngakumbura amateraniro ye ngakumbura rero hashimwe Yesu bikoze tukaba twongeye kubonana nawe itegura igitaramo kimeze gute kumwe nawe gikomeye ico cyo sinzi ko no kivuga n'ishiri joro cyaraye gitambutse nayo kontekereza yaza kuhaba hari kuba ibindi bintu ariko nzi kuko ari imbaraga kuri njewe kandi nzi ko nanje kuri we ndi imbaraga hano i Kigali cyangwa ni hanze y'igihugu East Africa Community gutegura ibitaramo no hanze muri East Africa hose cyane kuko tugomba kumufata iyi minsi aje tukamuzaza umusaruro iki umvaga warabuze utari kubona Frank ikinini Frank mu busanzwe nkunze kwigisha ndi kuririmba iyo niba ndi kumwe na Frank nageza mbwiriza nakubitaho cyagahita ateramo agakorasi kakazamuka kakaba gafite imbaraga nyinshi kuri nzero ndatekereza muri inshuti cyane ujye umubwira se kubyo gushaka cyo twararushe turashwana ariko noneho ubwaje sinzi ntazoncika bitabaye twitegura ubukwe bugomba kuhaba ko ni ikintu uzasengera buri munsi kandi nawe arabizi kuri telefone iyo muganirije ntarindi jambo no kumubwira ngo nashake kuko umugisha wa mbere no kubaka urugo agatekerejeho karambaye cyane dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza yavanye Dawidi mu ntama amugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi we mu ntama imugira umwami wa Isiraheli iyavuze biraba iyavuze biraba iyavuze biraba iyavuze biraba ayiwe iyavuze biraba we iyavuze biraba iyavuze biraba iyavuze biraba ibyo yakoze nibyo bizatumara ubwoba no gushidikanya kw'Imana yacu iriho biza bitumara ubwoba rwose dufite ibihamya turasubiramo ako kantu ukumve cyane nubwo na Sara yari kukumva dufite ibihamya ko Yesu agira neza nimara ndari indirimbo nshasha yagisubizo nayo yamfashije mu minsi ishize gatwagiye
bunama imugira umwami wa Isiraheli avanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli avanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli iyavuze biraba iyavuze biraba iyavuze biraba we iyavuze biraba iyavuze biraba iyavuze biraba ay iyavuze biraba we iyavuze biraba iyavuze biraba we iyavuze biraba iyavuze biraba iyavuze biraba we nimbona ngeze mu ijoro n'amabaro neza muri iyo ngoma ni sawa